usanga badufata ngo nk'abantu b'injiji ariko ubona nta n'icyo binatwaye. Baravuze ngo Imana ifite inzira zirenze imyenge ya supanete. Ntabwo abantu barwana intambara bose Imana izabahemba ijuru gusa cyangwa abaturwanya yabageranyije n'amaseka. Ariko nunganira abatwumva, nta mwanzi tugira twebwe. Bisubiyemo mu izina rya Yesu. Nta muntu n'umwe utwanga. Wasanga bafite abakwanga, jye ntawe unyanga. ntabwo ngira Ahubwo aya masega rero ikintu ashinzwe no kutwambika ubusa. Kwerekana n'ibyo abandi batari babonye, gushyira intege nke hanze, kutwangisha abantu. Ariko sibo kugira ngo uzarwane utsinde. Umva iki wenda ibindi tuzabihereho ikindi gihe. ibihe byiza nshuti z'umusaraba, tushimye ko mudukurikira kuri Excellence TV Rwanda. Mwese aho muri mugira ibihe byiza, nimukore subscribe cyangwa sabone, nimurangiza muyigana mu bisharinge, muze bibafasha kugira n'abandi babone ibiganiro, ko nabo mubone ibiganiro bitandukanye. Tugize amahirwe kubana n'umukozi w'Imana bamwita Nyagasani Aribuka Roti, turutse mu majyepfo ahitwa i Huye. Turakwakiriye kuri Excellence TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Natwe nawe nimuhorane ariko padiri yavuze. Yego, mumeze gute Huye? Turashima Uwiteka. Imvura iragwa naho? Imvura iragwa, ntacyo dushinja Imana. Yego, ni ubwa mbere ubaye kuri Excellence TV. Soza abantu badukurikiye, ni ubwa mbere uhageze, bakubonye ari ubwa mbere. Mukomere cyane kandi mukomere muri Kristo Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Aho muri hose, abari muri Canada, South Africa, abari Mozambique, muri Afrika muri rusange, abari ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika n'ahandi hose na Australia, mwese mugira ibihe byiza. Roti, ndagira ngo ufate umwanya usenge muri tuganire kuri topic ivuga ngo intambara abera barwana bazazitsinda. Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ritubwira ko mu bihe byose dukwiye guhora
mbese ibishwi bibiri ntibigura
umwanzi waramuzi
ko bakomeye yorohereza imbaraga z'umwuka wera. Kandi umwuka wera ni Imana yaje muri twe. Hanyuma icya gatatu, wa mwene wacu yavuze ngo dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo. Yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba ndetse n'intwaro yarazimwambuye. Ko numva ngize ibihe byiza, reka nkubwire ikintu gitangaje. Uzi ko n'abaguye ku rugamba bakavusha amaraso barwanya ibyaha bataba batsinzwe? Reka reka. Ahubwo ngo bizabatera guhabwa ikamba riruta ayandi mu makamba bera bazambara. Kuko Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza. Utagira ngo rero aba bene data bazirwanye bakazigwamo bakavusha amaraso bagapfa rwanya munyagwa, ngo babicaga impfu zitandukanye kugira ngo abasigaye batinye. Utagira ngo baraneshejwe. Yehova yari yavuze ngo nibwo bumana bwayo. Ubwo ni ubumana bwayo. Nabo bagize umugisha ukomeye uzabatera guhabwa ibyiza tuhageze. Amaso yawe azabireba, nawe uzabe maso. Imana ishimwe. Nanjye iyo tuganira ndafashwa. Imana ishimwe. Amaherezo y'ibi ni ibihe rero dusoreza? Y'ibi byose abantu bacamo ni iki? Uyu muntu unyumva twumva uri mu ntambara nyinshi, akumva Imana ari yamusize, atumva kuri ko warimo kurwana agomba kunesha, akora iki? Ubwo ni ugutanga umwanzuro. Hari ibintu abigisha babiri bita ngo ni ubuyobe bwera. Birimo amagambo abarokore bajya bavuga bibereye mu cyumba basenze. Kandi rwose abantu nyine batwanariza usanga badufata ngo nk'abantu b'injiji, ariko ubona nta n'icyo binatwaye. Baravuze ngo Imana ifite inzira zirenze imyenge ya supanete. Ntabwo abantu barwana intambara bose Imana izabahemba ijuru gusa. Bakiri hano mu isi Imana izabatabara. Tutarebye abandi bazirwanye, Daniel bashyize mu rwobo rw'intare, zimaze iminsi 7 zitarya, zikabura pete bugacya ntacyabaye, Meshake Saduraka bagiye mu muriro, Kristo akabana nabo bakava mari bazima. Hari abantu muri ubu buzima bwa Gikristo barimo ge nawe n'abandi batwumva bagiye batabarwa n'Imana mu buryo bumwe na buriya. Ahubwo abantu nidukira umwuka w'Abisirayeli bagendanye mu butayu watumaga bareba iby'Imana itarakora, bakibagirwa ibyo yagize yakoze. Nukuri amaboko y'Imana arahambaye, niyo atuma umwana akurira mu nda y'umubyeyi, niyo agaburira abakene n'indushyi bakabaho bakiga bakarangiza, Imana igasohoza amasezerano mukimuka mu turere tumwe mukajya mu tundi. Iyo Mana nimwongere kuyigirira icyizere kandi mushaka munakireka. Niyo kwizerwa nubwo tutakwizera. Yaravuze ngo nubwo tutakwizangenda wo kwiringira. Imana yo kwizerwa. Sara baramubwiye bateje mu undi mwaka nk'iki gihe uzaba ukikiye. Araseka sekeshwa n'imyaka no kuba yaracuze n'umubiri ushaje n'imva, ariko zo byamubuje gusama, akabyara nta sezariyene. Yakoze ibyo yari yavuze, akabyara nta sezariyene. Imana ni imfura, Imana ni inyangamugayo ku rwego nubwo waba utayizeye. Ivuga iti reka nkwereka agiye ko ndo kwizerwa, yarangiza ikabikora. Yego, ahubwo hari igihe Satani azana imvura n'umuyaga n'umurindi n'iki n'amabuye n'iki byose, ukabuti noneho ndapfuye, ariko amaboko yakurengeye hari aho yagiye. Rero dukwiye kwizera Imana kandi igisumba ibintu byose tugakomeza kuyinginga ikaba mu ruhande rwacu nubwo abantu bamwe batuvaho. Imana ishimwe. Ndagira ngo usenge basengere nta kindi ndenzaho. Ukuyoborwa uko ushaka gusenga ariko usenga, nari cyo navuga ntivuga ariko ndumva wasenga. Abantu bagucika intege Imana yo kwiringirwa, uyu muntu uri mu ntambara akomezwe n'irisengesho n'ubutumwa Imana ikunyujijemo. Mana ni wowe intege abarambiwe, abantu batibashije ubongeramo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ntambara turwana tuzazitsinda, ibitwirukankaho uzabyirukana, ibiduhagurukiye uzabyicaza, imigambi ya Satani uzayihindura ubusa. Waranesheje, waratsinze, n'uwo turwanira intambara. Abakobwa bagukunda barwanirire, abagore n'abagabo ubarwanirire. Abafashe icyemezo cy'abagabo cyo kwimura ubwami bwa Satani bakimika Imana, nubwo amarembo y'ikuzimu yabahagurukira, nshinganye ubuzima n'ubugingo bwabo. Abadukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari muri Afurika, abadukurikira bari i Buraya, abadukurikira bari muri Oceania, abadukurikira bari muri Aziya, abadukurikira bari muri Amerika, ahantu hose hatandukanye, tuzumva amashimwe ya bene data avuga yuko Imana yumvise gusenga. Ndabizi ko hari ibintu twirukana, abadayimoni b'abahozi bakaduhagurukira,
ariko imigambi ya satani yose nyenduye ubusa ku buzima bwacu. Bagaragu bawe bagirire neza ubwo bagendera nanjye ntusige. Sabye Imana ishobora byose mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ni umugisha cyane. Umuntu yagukura he ashatse kuvugisha? Yego, nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp ni 078 332 5264 078 332 5264. Amahoro y'Imana bane. Imana igumisha cyane. Nimukore subscribe kuri no channel, munakoresha mugize neza. Mugira ibihe byiza, dushimye mwese mwadukurikiye, kadushimiye umukozi w'Imana wabasezera. Umwami Yesu abarebe neza. Amen. Amen.